Hello my beautiful people, reka nizeye kumeze neza aho muri hose, abari ninjoro, abakiryamye, abatari babyuka, reka nizeye kumeze neza you guys. Mumeze mutarika. Mumeze nshimire abantu bose bakoze subscribe, abantu bagenda batugezaho ibitekerezo bitandukanye, abantu bakunda ngo content zacu mu byukuri reka tugire gutya ngo thank you so much. God bless you gukora support kuri Happy Empire Network, aho tugenda tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye, aho tugenda tubabwira gahunda zacu, aho tugenda tubabwira ngo wagwa, aho tuganira namwe tukungurana ibitekerezo. So dukunda kuvuga ku bintu bitandukanye, dukunda kuvuga kuri business, dukunda kuvuga ku kintu umuntu yakora akabasha kwiteza imbere. Rero uyu munsi nagarutse nshaka kubabwira ngo last time twe turimo kuvuga kuri uburyo ushobora kubona akazi, uburyo ushobora kuba wakwihangira umurimo. Rega nkubwira ikintu, ntabwo ushobora gutera imbere utahagurutse ngo uve aho hantu uri ngo ujye ahandi. Even niyo ushaka kurya urahaguruka ugateka. Ibiryo biramutse biri mu nzu iwawe cyangwa biri muri fridge, utahagurutse ngo uteke, ntabwo bya biryo wabirya, ntabwo byashya, wagiye gute se? So ni byose ni nka bya bindi bya ya migani y'ikinyarwanda bagenda bavuga ngo akanino katagurutse ntabwo kamenya aho bweze. So rero icyo nashishikariza abantu, urabona n'igihugu cyacu kiracyubaka, kiracyatera imbere. These days urabona ku bintu bijyanye na business, akazi, guhanga imirimo, nicyo kintu ubona gisa nkaho gikenewe cyane kugira ngo urubyiruko rwacu rubashe kuba rwabona amafaranga cyangwa rubashe rwabona imikorere. Rega iyo umuntu agiye gutekereza nabi ni ukubera mu nda yuko nta kintu cyo kirimo, ariko mu nda iyo hari ikintu kirimo, wallahi ntabwo ushobora gutekereza nabi. Rero ikintu nakubwira cyangwa nagushishikariza, I know nzi yuko bitoroshye, I know nzi ko bigoye, ariko ndakwinginze haguruka aho hantu uri, va aho hantu uri, usohoke uve muri uwo muryango, uve muri iyo comfort. Kubera yuko abajene benshi usanga barabaswe n'ibiyobyabwenge, batabasha akanakoze nikakunde, ariko ukabona nyine yacitse imbaraga. Ni ukubera yuko babura support motivation, sibyo? Ubura support motivation ikubwira ngo hano niba byanze ongera ukora iki, ongera ugerageze iki. Let me give you example. 2019 nari ubundi nize tourism hotel management muri RTUC, njya kwiga Uganda. So natangiye company 2014, umurumva nangira company ya tourism 2014. Abantu banzi cyangwa abantu bazi story yanjye ko natangiye company mu Rwanda 2014 ya tourism, bazi uburyo natangiye. Office yanjye yari iri muri chambre. Office yanjye amabrochure nayagendanaga muri noze mu modoka ayandi nkagendana mu ibaga ya laptop, uri kumva. None narangiza nka aho ngeze mu ma coffee shop iki hariya nakundaga kuba nibereye Nyarutarama kuri Baboni iki muri RDB. Buriya RDB yari office yanjye. Buriya abantu batabizi, RDB buriya yabaye office yanjye igihe kinini. Ngafata laptop yanjye nkajya muri RDB nkicariramo, ko ahantu hose navuga ati ahantu ni imajya baraza kunyishyuza, uri kumva. Wenda na amafaranga mfite cyangwa ntuza budget yanjye irimo irabarirwa ku iri ku kayiko, uri kumva. Navuga ati ahantu nibeshye nkajyayo much better, reka nigire muri RDB nicaremo, bazi yuko ndi umufatanya bikorwa wa RDB, nta kintu bari bunwendaza guspendingamo more time, nikorera utuntu twanjye, designing ngire gute, niba ari ama email nyandike, niba ari utwo nshaka designing to brochure, kubera yuko nyine tourism buriya urupdatinga niki gishyashya mbere uhora updating niki gishya, naka kayi kanu kagezweho, naka ga challenge. Kuko urabona nk'igihugu gitera imbere nk'iwacu, ushobora kujya
gusura tuvuge n'Akagera ugasanga harimo inyamaswa nshyashya bazanye utazi. So it means yuko ugukomeza we updating niko tourism buriya yubatse. Tourism nta gihe kizajya ivuge ngo yabaye ahangaha nyine yagezaho igera. Tourism ihora izamuka, ihora itera imbere, ihora updating. Uki-updating n'iki gishyashya, n'iki gihari, n'ize nyamaswa zari, n'iki ese zabyaye, ese zagize gute. Like nka kuri duhora twita ingagi izina, nukuvuga yuko nago birangira, ni ikintu gikomeza, ni ikintu kiri routine. So ngaye nguko rero nkajya nigira muri RDB nkakora ibintu byanje bigeraho, Imana iramblessinga za gushyiraho office turakora. Ibyo ntago bihagije ku kintu cyitwa guhaguruka ngo ugende. Nigeze guhaguruka bya bindi navugaga kuri 2019, navuze ati ibi bintu byanje sometime abakiriya ko babonetse ejo bakongera bakabura, donc ni ups and down, nabifatanya n'iki. Uzi icyo nakoze? Nagiye Kongo Kinshasa, nangira kujya supplying inyama Kongo Kinshasa nzivanye mu Rwanda, nkabagisha Nyabugogo, Rwanda ikazifata igihe Rwanda yari ikiza Kongo, nkazifata nkazizana Kinshasa nkacuruza. So the way ugenda uhaguruka ushaka kugira ikintu ukora, ubuzima burakumvira, situation irumva burigira amatwi. Ikibazo cyose wabamo, ikigeragezo cyose wabamo, wallahi mvuze wallahi hano dukunda ako kantu agakoresha umuntu kumva muravuga agahita kubwira ngo habibi, wallahi I will do it, ndaza kubikora. Cyangwa nyine iyo umuntu akubwiye akagupromising akongeraho ka wallahi, nukuvuga there is no nta kintu kiri butume icyo kintu atagikora. So iyo uhagurutse rero ukajya gushakira business ahandi, gushaka imikorere, ndashaka kuguha urugero, ndashaka kuvuga ku tuntu tubiri. Ndavuga kugushaka akazi, uburyo wabona akazi hanze y'u Rwanda. Kandi iyo burya ubonye akazi hanze y'igihugu cyawe, amafaranga byanga byakunda ariyongera. Tuvuge niba ubona ukorera mu 5,000 bya hano, it's almost around 2k USD. Urimo urumva ayo mafaranga iyo yajyanye iwanyu abyara umusaruro. Tuvuge umuntu uhembwa 1,500,000 y'u Rwanda, wowe ugahembwa miliyoni, donc mukanganya umushahara, wowe uba ufitemo opportunity nyinshi kuruta wa wundi uyabona iwacu. Hano ati bimeze gute? Hano uyabona yuzuye kenshi. Hano iyo ukorera muri company bakwishyurira accommodation, sibyo? Wowe wa muntu mu gihe agiye kwishyura twa tuntu twose ayawe buyafashe ari net, ukayafata ukayajyana iwanyu. So iyo rero ukorera amafaranga uyafata uyohereza iwanyu, burya urimo gusupportinga, uri gukorera igihugu cyawe, kuko ya mafaranga agira ibyo akora, amafaranga arakomeza agasirikira mu gihugu. Uri kumva? Aho kugira ngo amafaranga abe make, amafaranga akaba menshi, kubera yuko wowe njyewe nafasha amafaranga 100,000 bitari biri mu gihugu, kuko mfashe 100,000 bya hano nkabyohereza mu Rwanda, biza biri almost 100,000 by'dirham, ni nk'ibihumbi 40 by'idolari, ni nka miliyoni. Urumva ni nka miliyoni hafi 70 z'amanyarwanda. Zobyo ayo mafaranga miliyoni 70 zije zikagira ikintu zikora mu gihugu, ubu urimo gukora iki? Ubu urimo gukora investment mu gihugu cyawe. So icyo nakubwira rero, wowe haguruka uve ahuri, nushaka uguze, nushaka kugira gute, simbabwiye ngo musohoke igihugu, oya, ahubwo ndavuga ngo sohoka
ugire icyo ukora, ugire ahandi usarurira, noneho ugire aho ujya gutera imbuto yawe. Rero icyo nakubwira ni iki, uramutse uje gushaka akazi Dubai, ibintu bibiri uzirinde guspendinga utarabona akazi. Icya kabiri, uzirinde abantu bakubwira ngo nyishyura mukorera ibi. Dubai nta kintu, nothing for free, nta kintu cy'ubuntu gihaba, ibintu byose ni amafaranga. Ariko hano umuntu wese ugize amahirwe yo guca urwaho kugira ngo akuboneho uko yakura amafaranga, ashobora kuyagutwara nagaruke, wowe niwongere kuyabona, kandi kugira ngo uzongere kuyabona bizakugora. Ejo ugasanga uhamagaye famiye iwanyu urababwiye ati you know what, ibintu byanze, ndashaka yuko munyongerera amafaranga, mukongera mukanyohereza amafaranga. Kandi hariya amafaranga ava mu Rwanda yinjira hano, niyo baguha miliyoni, hano nta kintu aba ari makeya cyane par rapport nawe gufata igihumbi cy'idirham ukacyohereza mu Rwanda. Iyo cyohereje mu Rwanda aba menshi, ariko avuye hariya za hano aba makeya. Uri kumva? So rero uzirinde abo abantu bagushuka ngo pay me before, kugira ngo mukorere iki kintu, nyishyura mbere kugira ngo nkorere iki kintu. Uzige mbere icyo nshaka kugira ngo nkubwire, simbwiye ngo uzareke kwishyura kubera yuko hari uzagera bakakwishyuza, ahubwo uzige uburyo bwa negotiation, mu negotiate uburyo muri bu negotiate, akambwira ati you know what, mbere gukoresha ubwenge. Kuko hano aba komisioneri benshi kugira ngo baguhe akazi, kugira ngo imikorere yinjiremo aba komisioneri benshi. So rero icyo kintu mukirinde, abasikama ni benshi kandi baza mu buryo bwose, sibyo? Mwirinde ikintu cyo kukubwira nk'ejo bundi, impamvu ndimo kuvuga kuri iki kintu, ejo bundi hari umwana waciye, ndumva ni babiri baciye kuri YouTube, kuko habaho nomero yanjye, haciye kuri YouTube, aranyandikira arambwira ati 2017 umuntu witwa gutya na gutya na gutya yanyemereye kuma akazi, yanyemereye kunshakira akazi muri Dubai, ambwira ko akora ibi n'ibi. Ati nanjye iyo nasuraga imbuga nkoranyambaga ziwe nabonaga ari umuntu urenze wakasa mutwe. Ati ariko naramwishyuye, ati yanyatse 400 byo kugira ngo ashakire akazi, nayabonye bingoye kuko nibwo ndangiza secondaire, ndayamuha. Umwaka wa mbere urarangira, uwa kabiri ati ariko njye narakubonye kuri YouTube, mbona urimo kuvuga kuri ibintu, ndavuga ati umuntu ashobora kumfasha. Wallahi yaranyandikiye, uwo ni uwa mbere, aranyandikira arambwira ati umuntu wamfasha kumumbonera ko yambeshya akanwara amafaranga. Ndamubaza se akubwira iki? Atarambwira ngo sikaraboneka ngo byageze nahara mu block. Babwa rero bigenze gutyo. Njyewe iyo abantu benshi bancaho kuri YouTube, bancaho bakambaza uyu muntu yarandiye, icyo mitankora mitamwohereza, hari aho umwohereza, hari abantu muhuza nabo, ati uyu muntu ugenda mukuri, kuko njye nta bushobozi mfite bwo kuba nakurikirana umuntu kugira ngo mwishyurize, nabwo. Ariko hari aho umwohereza nkakubwira ati bano bantu bashobora kuba bagufasha. Noneho ku kindi kintu, ku bantu bafite amafaranga makeya yo gushora, bro, burya baravuga ngo no pain no gain. Uri kumva? No pain no gain. Uramutse utashoye nta kintu ushobora kubona. Utashoye nta kintu, burya ikintu cyose kigira igitambo, ikintu cyose kigira ikiguzi, ikintu cyose kigira investment, sibyo? Ikintu cyose kigira igitambo cyacyo. Utashoye nta kintu wabona, kandi ntuzatinye guhomba. Guhomba se ni iki? N'abantu bo kuri YouTube barakubwira, ubundi principe ya YouTube barakubwira ati niba ushaka kuza gukorera akazi cyangwa kuba umuvlogger hano kuri YouTube, cyangwa kuba wari wese mu bantu batanga ibiganiro ku ma YouTube, barakubwira ati niba ufite channel, barakubwira ati byonyine niba utangiye gukorera kuri YouTube, nagara aka kanya uzahita utangira kuganya kure isisa, ahubwo wowe byonyine kora byibura ama video 100. Ati mu ma video 100
hari aho uzaba umaze kugera, hari byinshi uzaba umaze kumenya, uri kumva. So niba ufite amafaranga ariko ushaka gukora investment, ushaka gushora, ariko ushaka gushorera iwacu nk'abantu bashaka kugira ibintu barangura, waza tuvuge urabona hariya mu Gatsata, mu Gatsata bariya batipe bagura spare part. Niba nicaye nshize ukuguru kukundi none ikinya cyamfasha, ariko umva uzana amafaranga makeya ufate imodoka. Hano amamodoka ya hano barayaca, ama spare part barayaca, amara kuyaca ukayipakira ukayishyira muri kontineri ukayijyana i Kigali. Nukuvuga za spare part imodoka yose nushaka ufate nagara amafaranga menshi, ufate imodoka 3 zitandukanye uziko zikorerwa iwacu, uziko ziboneka iwacu, nurangiza uzifate ugura imodoka 3 bazice batayifunguye, bayice bayikata ukuntu bayikata nyine. Bura igice cy'inyuma na bura nago kikunda kugira hari ukuntu imodoka yicamo kabiri, icy'imbere ni icy'inyuma. Hano wowe ugure imodoka 3 zama pièce uzipakire kontineri usijyane i Kigali, uzambwira. Iyo ni deal ya mama yake musaza, uri kumva, kandi uzaba bikoze kuri hano kuntu tugura ama spare part ari used, nuko nguko tugenda tubikora. Uragenda wagerayo ugahita ubwira umuntu uti mfungurira ku itara, agahita gufungurira, agahita riguhereza. Nuko nguko ufata izo modoka ugende wiparikire hariya mu Gatsata, umuntu azajya aza kubwira ati ndashaka iyi pièce, ufungura umuhereza. Ndakubwiza ukuri mu mwaka umwe uzaba uri umuntu udasanzwe. Ikindi abantu bakunda kurangura, ufata imyenda y'abana, ani imyenda y'abana igura makeya, ugende utwara duke kuko ndabizi yuko umusoro sometime uba wihagazeho. Ugende utwara duke, ugende ukore stock, wihe 6 months, uzashaka umuntu uzajya ukurangurira. Hano hari imyenda y'abana pe, uzashake umuntu ukurangurira. Burya imyenda y'abana imeze n'ibyo kurya like kuno turya buri munsi, kuko abana baracyavuka, ababyeyi baracyabyara, turacyashaka, sibyo? Ugende wiyuba, ugende ukora stock, noneho uzihe amezi 6 ufata udufaranga duke shoppinga ubika, uzajya kufungura shop cyangwa ucururiza online. Ujye ushaka umufotogarafe mwiza agufotorere ushyire online. Iyo Instagram yawe, Facebook yawe, Snapchat, TikTok byagukorera umuti kandi wabona amafaranga. Ku bantu bakura ibintu by'iwacu sasa, shaka voka, urusenda, urangiza uzushaka isoko hano, bizakunda. Iyo diri izajya shaka igitoki, ndakubwiza ukuri uzunguka, uzacuruza. So ni byinshi twaganira, kandi bigakunda kandi bikarya. Ngiye hari ibanga rimwe mfite, ni ugukora cyane, ni uguhaguruka ugakora. Hari umushuti wanjye ujya umbwira ngo twaje kugwa ino, ngo ngiye ngo ntabwo nzataha nabonye amafaranga. Ni ukuvuga iyo ufite iyo principe ukavuga ati ngewe happy, ntabwo nzava kuri kino kintu nabonye amafaranga, iyo situation icyo kintu kirakumvira. Muzige no kwatura,
bro, muzige kwatura amagambo meza, muzige gufightinga for life. Ikintu wakora kugira ngo ubone amafaranga hatarimo ikintu kibi, hatarimo kwiba, hatarimo kuwamena amaraso, hatarimo ibintu bitari sawa nyine, kubona ukoresheje ubwenge bwawe n'imbaraga zawe, ibyo bintu wabikora. Nibishaka bizagufate ikiguzi cyo kutaryama, uzabikore, uzabigerageza. Ndakubwiza ukuri, nyuma y'igihe ibi bintu ndimo kubwira wowe nurakara ukabwira ati ino situation ndimo ndayanze, sinyishaka kuyumvira. Sega situation hari ukuntu ikubwira, ikakubwira ati bino ntago wabasha kubikora, uri uwo kwandese, uri mwene ndese, bino ntago wabibasha. Iyo situation ubashije kuyumvira, ayo majwi iyo ubashije kuyumvira, nta kintu wageraho. Ntabwo bikunda. Uzige gufata risk. Iyo wafashe risk urapfa cyangwa ugakira, sibyo? Kandi burya niyo utahaguruka ngo ukomeze wicara aho relaxing, utinye risk, n'ubundi uzapfa. You understand? N'ubundi uzapfa. So fata risk. Nkuko uhaguruka ukajya gutereta umukobwa utazi kari bukwemere, no mu buzima nuko bigenda. No mu buzima iyo dushaka amafaranga nuko nguko bigenda. Urahaguruka ugashaka, ukavuga ati niki nakora cyahindura ubuzima bwanjye, nyine ugahora utekereza niki nakora cya challenge cyahindura ubuzima bwanjye, niki nakora cyamvana ku rwego kikanshyira ku rundi. You get? Noneho ikindi cya kabiri, hindura inshuti, hindura community, abantu ugendana nabo bahindure. Niba ugendera mu kigare cy'abantu banywa urumogi, byanga byakunda uzanga urumogi, nta kintu bisaba kugira ngo ubyumve. You get? Niba ugendera n'abantu banywa urumogi, nta kintu bisaba kugira ngo ubyumve, byanga byakunda uzarumwa papa. Niba ugenda n'abajura, nta kintu bisaba, na yindi formule irimo, nawe uzaba umujura. Kandi baza kugufata, baza gufata nk'umujura. Simple. So icyo nakubwira rero, you guys, mureke dushaka amafaranga. Twatakaje igihe tugira ngo turi mu gatwiko, twatakaje igihe turi enjoying life just for nothing. Mureke dushaka amafaranga. Kandi burya nugira igiceri uzaba umujyanama w'umuryango, ariko nutagira igiceri uzabanyana yimbwa wowe. Bazakwita, hari abantu njya mbona ku mbuga nkoranyambaga bita abandi ngo nimbwa, nawe uzaba imwe muri zo. Ntago ngututse, ariko nshatse kubwira yuko mu rwego muri ino si dutuyemo, n'umuryango wawe urakwanga bro, n'umuryango wawe urakwanga iyo udafite igiceri. N'inshuti zikuvaho, ibyo bintu urimo ni ibiki? N'inshuti zikuvaho zirakwanga. Nushaka uzakore 28 nturyame. Icyo kiba ari cyo gitambo, kiba ari cyo kiba ikiguzi. Ukora amasaha menshi kugira ngo ubone amafaranga. Njye mfite igikomere cy'amafaranga tu, nzakibabwira once. Umunsi muzangurira akantu nzakibabwira. Njye mfite igikomere cy'amafaranga. Ifaranga niyo baba baritaye mu mwobo urimo imiri, zarwana na ya miri nshake imiri anakonda harimo inzoka. Mu yandi magambo, nzarwana nayo kugira ngo mbone amafaranga, kubera yuko iyo utarabasha, iyo uri umuntu wumvira situation urimo, iyo uri umuntu uchallengeingwa n'ubuzima ugezemo, iyo uri umuntu uhindurwa n'ibihe,
iyo uri umuntu wo kwa runaka, njyewe wo kwande ntacyo nageraho. Isi nuko nguko, isi namuhoye, abantu namuhoye. Nukuvuga wowe shyira mu mutwe yuko ugomba kurwana kugira ngo uchallenging isi, kugira ngo uhindure ibintu, sibyo? Iyo udafite iyo principe uratakara. Ibintu byose bigira burya ni principle. Iyo udafite rules muri wowe harashya. So jya muri comment, kora subscribe kuri Happy Empire Network. Twebwe turagusubiza, tuguhuza mbere aho uzugana, turagufasha, tukufasha kuguha umurongo, tukubera network nyine. Once ndi muri tourism nigeze, nubu nibyo nyikora by the way, mutagira ngo akazi kanjye ka buri munsi njemba ndi muri tourism industry. Nagiye kuri airport ndi kumwe n'umupapa w'inshuti yanjye w'umu engineer, ndamubaza icyo gihe twari nko mu kwa karindwi. Ndamubaza ndamubwira ati bro, ko hano hari imodoka nyinshi z'aba mukerarugendo ziraza Surambaya dukoresha za tourisme, njyewe nkaba nakazi mfite company registered mu gihugu, mfite company ifite izina, kubera iki nta bakiriya mfite? Bro, uguze ikintu yambwiye, yarambwiye ngo ngera contact. Ndabubwira ongere contact, sinabyumvise. Navuze ati umupapa ararwaye, none se shaka amanimero, shake namba, ngera contact. Arangije arambwiye gute se? Ngera contact ngo zizaguha network nyine. That's why naje kumenya ikintu cya networking. Networking is life, it's life. That's why channel yacu ari Happy Empire Network. Twebwe naguduka tugira umupaka ngo hano nago twajyayo, hapfa kuba hari ubuzima, twabonye yuko hari ubuzima. Umva, ndashaka network hangeza. Nawe uramutse, abantu benshi barabizi baca kuri nuza yanjye, namba zanjye ziraho ngaho. Abantu bose baciye hariya bangana, nta n'umwe nyasubiza inyuma. Nihagira umuntu ujya muri comment ambwira ati Happy naramwandikiye yanga kunsubiza kuri WhatsApp, ariko njyewe ndimo gushaka ubuzima. Hari umuntu nashakagaho service, just mushaka information, yanga bakanga kumfasha, bakananyihorera message, bakayibona bakanyihorera. Ndibuka 2017 2018 hari umujama wari inshuti yanjye i Kigali, twabanaga mu bintu bya walk to remember, duturanye muri quartier hariya i Remera munsi ya Airtel, dusohokana tujya gusangira. Aza kuza Dubai, aje Dubai, amakuru ndayamenya. Ndamwandikira ndabwira bro what's up, arambwira what's up, meze neza se, how is Dubai? Arambwira ati sawa tu. Ndambwira bro, ndashaka yuko wamfasha ukambwira amakuru ya Dubai, ndashaka kuza Dubai. Yaranyihore, yahise ambroka. Noneho ndabibona ko yambrotse. Ubwo ni 2017 2018 ndongera shaka indi namba, nahise mfata namba ya company nari mfite icyo gihe, ndanodingishyiramo indi WhatsApp, ndamwandikira nyishyira mu indi telefone, ndamwandikira ndamubaza ati bro wagwana, ni Happy, please I need your help, understand me, nyeneye kumfasha. Aranyihorera, iyo message yarayisomye aranyihorera. Arangije
mbona yansubije, ndongera ndamaje nabwiye ati bro can you help, arangije nambwira ndashaka kuma amakuru ya Dubai, mpita mbimubwira nyine byihuse, ndashaka kuma amakuru ya Dubai, ndashaka kuza Dubai, how is life, bigenda gute, nabigenza gute, nabwo arongera arambroka. So nyuma y'igihe yaje kuza, yagarutse i Kigali, tuza guhura, ariko mu by'ukuri muri nuzange nahise ngira gutya, ndetse mvuga ati uyu ntago ari umujama wanje. 2021 after COVID I think, yeah, duhurira mu kiriyo bya bindi by'abajama iki none, ndambwira no nago bikunda, nahise mbwira n'umucamanye twese ko nambwira ati the guy nago twakongera kwicara, nje nahise nabona nadirimo nyine. Rero twebwe nagaruko tumeze, nje nagaruko meza. Umuntu uzajya muri comment, I mean umuntu uzavuga ati happy narakwandikiye na swansubiza, azabinshinze. Kandi abantu benshi ndabafasha, benshi, ari abashaka information z'uburyo bagurama mu modoka, ari abashaka ama service, ari abashaka akazi, ari abashaka bose ndabafasha. So icyo nababwira rero, uzaza angana na giciro nzabasa, na giciro nashyizeho, na numwe nishyuza kugira ngo muhe service. Umuntu wese uzaza angana ashaka amakuru yo kugira ngo ahindure ubuzima, I'm here for you guys. I'm here for you. So ndabizi ubukene buraryana bro, kutagira amafaranga nicyo gihombo, kutagira amafaranga niyo esheke mu buzima. No kuvuga ngo watsinzwe, wagiye muri interview uratsindwa, wagiye gukora iburatsindwa, kutagira amafaranga nicyo gihombo. You get? Kutagira amafaranga nicyo gihombo. Ikintu cyose uzaza umbwira kijyanye n'uburyo wahindura ubuzima bwawe, kijyanye n'uburyo wabonamo amafaranga, I'm here for you. Nzakumva, nzagutega amatwi, nzakuyobora, nzakorienta. Sibyo? Na amafaranga na giciro gihari, na amafaranga nzakwishyuza. Wapi? Ningira amahirwe nkagufasha bigakunda bikaresisa, uwo n'umugisha wanjye. Happy Empire Network ni yanyu you guys, ni yanyu muyibyaza umusaruro. Ndi hano ku bwanyu, sibyo? Ntabwo biba byoroshye kugira ngo ugire icyo umuntu ageraho, ariko ndi hano ku bwanyu. Inshuti nziza itari nziza muri wowe yibanze isibe, inshuti itari umujyanama mwiza yikure mu buzima bwawe, nta diri irimo, sibyo? Burya iyo uhombye umuntu umwe wunguka benshi, kandi igacreating inshuti, igakugira inshuti y'umumaro uyikeeping. Kora subscribe kuri Happy Empire Network, comment, tubwire icyo ushaka, business, uvuga ibintu bizana amafaranga, nozane uvuga ibintu bishobora kukugira akamaro, ibintu bihindura ubuzima bwawe, dream zawe uba arizo following, ibintu bitari business leave it, ibintu bitakwinjiriza bireke, kuko turi mu isi ya kimonopoli, mu isi ya benefice. Sibyo? Rero don't waste time, wataye umwanya, igihe kinini watakaje igihe ku bintu bidafite umumaro, watakaje igihe ku nshuti zitari z'umumaro. Umva, hindura, ciao. Nakagaruka rero, ni Happy Empire Network. Please subscribe, support. Ciao.